Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye kugira neza kwawe kwiza, ngushimiye ko uduhaye uyu mwanya ngo tuvuge ibyanditswe byera. Nsengeye imitima yose igiye kumvira ijambo, ndetse nanjye ugiye kurivuga umfashe. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tubazana ijambo rigira riti kongera kubakwa. Dusome Yeremiya 3:4, Yeremiya 3:1, haravuga ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uyu munsi tubazaniye inyigisho igira iti kongera kubakwa. Kubw'urukundo Imana ikunda abantu, yabakuruje ineza, irangije irabiyegereza. Mu yandi magambo, mu rukundo rw'Imana nimwo Imana abantu bayo bose bari mu rukundo rwayo. Uwashaka urukundo wese yarwakira. Amahoro Imana yatanze yayahaye buri wese, kereka ku giti cy'umuntu wabishaka niwayatakaza bitewe n'impamvu runaka, bitewe n'uko yakoze wenda amakosa, ariko Imana ubwayo mu rukundo rwayo yifuza ko umuntu wese abaho cyangwa se abana n'ineza y'Imana. Mu rukundo rw'Imana burya harimo kubabarira abantu ibyaha, harimo kugaruka ku watawe, ndetse no kongera kubaka uwasenyutse. Bivuga ko wari wubatswe urangije urasenyuka, niyo mpamvu ukeneye kongera kubaka. Kuko Bibiliya yavuze ngo nzongera kukubaka, bivuze ngo iyo umuntu avuze ngo nzongera kubaka, bivuze ko wari wubakitse ariko urangije ugira ibigusenya, niyo mpamvu wongeye gukenera kongera kubakwa. Uyu munsi rero tubazana ijambo rigira riti kongera kubakwa. Turavugana n'abasenyutse kubw'impamvu imwe cyangwa nyinshi, kubera ko Imana yifuza ko hatagira umuntu n'umwe urimbuka. Niyo mpamvu n'uwatawe kubw'ingaruka z'ibyaha, yaba ibyo yagizemo uruhare cyangwa se ibyo yagiyemo azize kubura ubwenge, uwo nawe Imana yiteguye kongera kumwubaka, kuko nawe afite byinshi byamusenye cyangwa se yarasenyutse. Ubundi Imana igiye kongera kubaka ibyasenyutse. Ubundi byatangiye gute? Ukeneye kuvuga ubuhamya bwawe ububwira Imana, ariko ubivuga mu magambo uko byatangiye. Ubundi byatangiye gute? Bivuge mu magambo yawe. Imana yiteguye kukugira neza, gusa urufunguzo rwabyo ni ukwemera ibyakubayeho no kubyatura. Reka tuvuge gusenyuka. Ubundi gusenyuka birimo uburyo bubiri. Hari ugusenyuka mu buryo bw'umwuka no gusenyuka mu buryo bw'umubiri. Reka tuvuge mu mwuka. Hari abakijijwe, bamaze gukizwa, barangije bahemukirwa n'abo basengana, bibatera gusenyuka n'ubugingo bwabo bigenderamo, ndetse batangira gutuka Imana, kubera ko ibyo bari biteguye mu gakiza ntabwo aribyo bahise babona. Bababwiye ko mu gakiza bihita bisohora, abandi nabo bakizwa baza birukanka, ariko bamaze kugera mu murimo bahura n'ibikomere biva kuri bene se, biva ku byo bari bategereje batabonye, birangira abantu nabo bakomeretse, ndetse batangira gutuka n'Imana bavuga ngo Imana ntabwo ibaho, bitewe n'uko
amasezerano bari bafite mbere y'uko bakizwa ntabwo ariyo babonye bamaze kugera mu murimo w'Imana. Mu yandi magambo bawugezemo barangije barasenyuka. Gusa nimwihangane, namwe Yesu Kristo yiteguye kubakira. Reka tuvuge abasenyutse mu mubiri. Hari ababuze imiryango, hari abagize ibibazo byinshi mu kazi, hari abagize aho batuye, abo nabo ndetse hari n'abo shitani yasize umwanda, birangira banzwe, barasenyuka, basigara bifuza kuba bonyine kubera ibikomere. Namwe Yesu Kristo uyu munsi araje cyangwa se agiye kongera kububaka. Ubusanzwe umwizera wese aba agomba kugendera kuri Bibiliya n'amahame yayo. Utari wakizwa we aba akeneye kugira ngo yigishwe ijambo ry'Imana, narangiza yizere, yature ibyaha cyangwa se yature ko Yesu Kristo ari Umwami n'Umukiza we, maze abone agakiza. Ubundi biterwa n'iki ngo umukristo asenyuke? Umukristo gusenyuka k'umukristo byo burya birashoboka, bitewe n'uko icya mbere cyo ari mu isi. Umukristo ashobora gusenyuka bitewe n'uko atirinze, yahuye n'ibintu byinshi byangije bimwe na bimwe abura uko yirinda bikamusenya. Ashobora no kwirengagiza amahame y'ijambo ry'Imana nabwo agasenyuka, ndetse ashobora no kwiringira bene se basengana bakamuhemukira, bikarangira nabo batumye asenyuka. Mu yandi magambo, bene so musengana nabo burya baguteye gusenyuka, bamwe na bamwe, si bose, bishobora kuba kumwe cyangwa bikaba ku wundi, ariko nabyo bishobora gutuma usenyuka mu gihe uri umwana mu gakiza, cyangwa se mu gihe uri umukizwa, cyangwa se ukijijwe vuba. Kubera ko iyo umuntu akizwa akiri umwana mu gakiza, agikizwa, hari byinshi aba atari yamenya. Rero bishobora gutuma cyangwa se kuba inzitizi yatuma usenyuka, bitewe n'uko ukiri umwana muto mu gakiza. Reka tuvuge inkingi enye umukristo wese cyangwa se umwizera wese atagomba gutakaza. Burya hari inkingi enye umwizera wese atagomba gutakaza. Inkingi ya mbere ni ugusoma ijambo ry'Imana. Timoteyo wa 2:3-6 haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya ndetse no kumuhanira gukiranuka. Ugomba gusoma ijambo ry'Imana, niyo nkingi ya mbere umwizera wese cyangwa se umukristo wese akeneye. Inkingi ya kabiri, guhugurana. Burya umukristo wese aba akeneye no guhugurwa. Bishatse kuvuga ngo ibyo ukora byose imbere y'abantu burya ntabwo ari nta makemwa, niyo mpamvu uba ukeneye guhugurwa. Tuvuge umukristo wese ukijijwe aba akeneye no kugira ngo ahugurwe, yaba na bene se bamuhugure, ariko bishingiye mu ijambo ry'Imana. Abakorisayi 3:16 baravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibinyamano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Mwumvise ko guhugurana nayo ari inkingi umukristo atagomba kubura. Inkingi ya gatatu, kwatura ibyaha. Yakobo 5:16 haravuga ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Burya abakristo ikintu batandukaniyeho n'abandi bose ni uko bo bazi kwatura ibyaha. Iyo agize ikibazo umwanzi Satani akamwanduza, we ahita yatura icyaha cye, ntabwo ashaka kukibura cyangwa cyane, bitewe n'uko umukristo w'ukuri ntabwo ararana ibyaha cyangwa se ntabwo ahunika ibyaha. Iyo agize icyaha kimugwaho kikamwanduza, agomba kucyatura.
ngiyi nkingi ikomeye cyane mu bakristo, ni ukwatura ibyaha, ni uguhora umuntu yiyeza, ni uguhora umuntu yezwa, uko umuntu wese buri munsi agomba gusukura umubiri we, ni nako n'umukristo agomba kwiyeza, yivanaho imyanda yose, yatura ibyaha, yifuza guhora yezwa imbere y'Imana. Inkingi ya kane ni ugusenga ndetse no kwiyiriza ubusa. Burya gusenga no kwiyiriza ubusa niyo ntwaro Satani atinya. Satani burya ibintu byose akunda kubimenyera, ariko intwaro yitwa gusenga no kwiyiriza ubusa Satani atinya, kuko azi neza ko iyi ntwaro niyo ikubita abadayimoni bose hasi, kandi ikintu cyose uri gusengera cyananiranye, iyo ushyizeho gusenga no kwiyiriza ubusa gihita gishoboka, kuko iyi ntwaro itsinda abadayimoni. Iyi ntwaro, haleluya, itsinda imitego yose y'umwanzi. Reka tuvuge ngo ni imitego yose. Iyi mitego yose Satani yose yagutega uburyo bwo ari bwo bwose, iyo usenze ukiyiriza ubusa, iyi ntwaro ica ikubita hasi abadayimoni, itatanya inama zose z'abadayimoni zose zikaba ubusa. Iyi ntwaro two gusenga no kwiyiriza ubusa, abakristo benshi muri iyi minsi barayitakaje. Turabinginga ngo mwongere mugaruke ku rufatiro, musenge ariko muniyirije ubusa, murebe umusaruro uzavamo. Matayo 17:21 aravuga ngo, ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Ninde? Ni umudayimoni. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amwe mu mahame y'ingenzi y'abakristo. Aya ni amahame cyangwa se ni inkingi umukristo wese agomba kuba yujuje. Uwujuje izi nkingi wese nk'umukristo, ibi tuvugana aba ari umukristo ukomeye, aba ari umukristo ushikamye, uzi ibyo arimo, kandi ntabwo ashobora kuyoba inzira. Mu gihe izi ntambwe zangiritse cyangwa zirengagijwe, byatuma usenyuka, ugatangira no gutinyuka ibyo watinyaga. Iyo umukristo wese izi ntambwe hagizemo izangirika cyangwa se akazirengagiza, atangira gutinyuka bimwe mu byo atinyaga, cyangwa se atangira gutinyuka ibyaha yihannye. Ariko umukristo ufite izi nkingi uko arenye twavuze haruguru, ntabwo ashobora gutinyuka ibyaha bitewe n'uko aba afite imbaraga z'umutima. Reka tubagire inama, wowe wahuye n'ibigusenya mu muryango, muri sosiyete, wabuze amahirwe n'ibindi, ibyawe byose birangirika kubera ingaruka z'ibyaha ndetse n'ibyo wagiye ugiramo byinshi uruhare rwawe, aho wagiye ubura ubwenge. Ngwino kwa Yesu aguhe agakiza, kuko Yesu Kristo yomora n'ibikomere, kandi ntabwo ujya uza imbere ya Yesu ngo utahe uko wari uri. Mu magambo, ntabwo Yesu yagusezerera amara masa, ntabwo Yesu yagupfunyikira amazi, aguha impamba izagutunga. Reka dusubiremo, nta muntu waje imbere ya Yesu ngo narangiza Yesu amupfunyikira amazi. Aguha impamba izagutunga, kandi izatuma umutima wawe ukomera, ubasha guhangana n'iyi si ndetse n'ibyaha. Nta waje kwa Yesu n'umwe yigeze apfunyikira amazi, ahubwo yagiye abaha impamba nziza, kandi impamba izatunga umukristo cyangwa se uje wese amugana. Matayo 11:28 haravuga ngo, mwese abarushye n'abaremerewe nimuze mumusange ndabaruhura. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Ufite ikibazo, sanga Yesu. Ukeneye kuruhuka mutima, ngwino kwa Yesu. Abizera bo basinyitse mu mwuka, nimurebe yuko nta ruhare mwabigizemo. Niba ntarwo byaraturutse ku bandi, mukeneye imbaraga ziha cyangwa se zibaha
kwihangana, kuko mu murimo burya harimo byinshi binaniza abagenzi, gusa namwe Yesu yiteguye kubamara ndetse akabaha imbaraga z'Umwuka Wera, niwe uzabafasha guca mu bihe kandi mugacamo ubukristo butangiritse. Reka dusubiremo. Wowe mukristo wasenyutse, niba nta ruhare rwawe wabigizemo byaturutse ku bandi, ukeneye imbaraga ziguha kwihangana, kuko mu murimo w'Imana burya harimo byinshi binaniza abagenzi, gusa nawe Yesu yiteguye kukumara umubabaro ndetse akaguha imbaraga z'Umwuka Wera, niwe uzagufasha guca mu bihe kandi ukabinyuramo ubukristo butangiritse. Ikindi, nimwegere abakozi b'Imana bafite imbuto nziza, babafashe, bababe hafi, babahe inama mu buryo bwegeye cyangwa se bwegeye imbere. Mwakire ijambo ry'Imana, mugire ihirwe. Amen. Amen.